ubwo ubasha kumenya umusatsi wo ku mutwe wacu, ubasha no kumenya uko turara, ukamenya aho twavutse, ukamenya uko tubyuka, ukamenya ibiturushya, ukamenya ibitugoye, ukamenya ibyo turwana nabyo, ukamenya n'ejo hacu hazaza heza hari mu migambi yawe. Ngwino wongere uvugane natwe mwami, tuvuga ijambo ryawe, ukize indwara, ukize agahinda, ukize ubwihebe, ukize buri kintu cyose kitatewe nawe kiri mu buzima bw'umwana wawe. Turakwifuza mwami w'abami, mutima wanjye ugufitiye inyota, tubiziranyeho, ngukeneranye n'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe, ngukeneranye n'aba bagaragu bawe n'abakozi bawe bemeye kugukorera. Ngwino twiyereke bundi bushya, mitima yacu ikumenye, amaso yacu akubone mwami w'abami. Nasanze amaso yacu yakubonye, tugira imbaraga zo guhora huri, tuba tutakikuvaho, iby'isi biba bitakitubasha. Ngwino wongere utwihishurire bundi bushya. Urakoze data, turavuga umugisha kuri iri torero, turavuga umugisha kuri aka karere, turavuga kugirirwa neza ku buzima bwacu. Reka tukubone Uwiteka Mana Nyiringabo, reka tukubone mwami. Ni wowe dushaka, ni wowe watumara inyota, ni wowe wazana impinduka mu buzima bwacu, igafatika, ikagumaho, ikarama, tukazanira tugera mu busaza twarabonye neza yawe, tukagera mu bukecuru tudacogoye, tutabivuyemo nyaguhora ku ngoma. Twaramenye icyo waturemeye, twaramenye icyo dushakaho, kandi twaragikoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino wongera imbaraga kandi mu bugingo bwari bucogoye. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo urubingo rusadutse ngo ntago uzaruvuna, ngo n'urumuri rucumba ntuzaruzimya, ahubwo ufite imbaraga zo kurwongeramo imbaraga. Ngwino wongera imbaraga mu wari ucogoye, ngwino wongera ubyutse wari ucitse intege, ngwino uwa mwami wari ushizemo kwizera wongera umubyutse. Ngwino mwami usanga wibaza ngo Imana iri hehe, wongera umwereke ineza yawe, ucisha kugira neza kwawe imbere ye, ucisha kugira neza kwawe imbere ye, kuko urabishoboye Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino wivugira izina ryawe imbere ye, maze akwimenyere ku giti cye. Urakoze papa, nguhaye icyubahiro kuko ugikwiriye, uragikwiriye, nta n'uwo mu gihwanya, nta n'uwo mu nganya. Uruta abantu beza baba ku isi, uruta abantu b'imfura, uruta abagizi ba neza, uruta abatunzi, uruta abafite umutima w'impuhwe bajya bagira neza. Urakiranuka, uri ukuri, uri uwo kwizerwa, uri Imana idapfa, uri Imana idasaza, uri Imana idafite itangiro n'iherezo, uri data watugize abana. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, reka ijuru ridukingukire, reka kubaho kwawe kuzure hano hantu, kubaho kwawe guhembura, kubaho kwawe kuzura, kubaho kwawe guhinduka ibyo kurya by'ubugingo umuntu agahembuka, kubaho kwawe kumeze nk'aya migezi idudubiza umuntu agasubizwamo imbaraga, kubaho kwawe gutuma umuntu arunguruka mu ijuru agituye inaha ngaha, akamenya ibyo abikiwe, ibyo abera ababikiwe bikamubera imbaraga mu rugendo. Ngwino wuzuze kubaho kwawe hagati muri twebwe. Ni wowe dushaka, ni wowe watumara inyota, ni wowe wadukiza, ni wowe wagira ikintu ukora mwami waba kikatubera igitsikamutima. Abantu bacogoye tukavuga ngo twarakubonye, iby'isi biduhinyuje tukavuga ngo twarakubonye mwami waba, ibintu bisa nk'ibitinze tukavuga ngo twarakubonye nyaguhora ku ngoma. Ngwino wongere utwiyereke bundi bushya, turagushaka mwami waba. Nta muntu n'umwe waje aho hari ngo asubire yamara amasa, nubwo byaba bimaze imyaka ujya uvuga ijambo rimwe ibintu bikajya mu buryo. Winjiye mu isinagogi, abajya mu isinagogi bahari bubahiriza isabato nk'uko bisanzwe, basanzwe baterana nk'uko duterana, ariko uhageze wasanga umugore wari uhetamye imyaka 18 aza guterana ahetamye, aza gusenga ahetamye, atanga amaturo ahetamye, agukorera ahetamye, ariko uramwunamura uravuga ngo ntibikwiriye ko harengaho n'umunsi n'umwe uyu mukobwa agihetamye. Ndakwinginze ngo ugire ubuzima wunamura, ndakwinginze ngo ugire ubuzima usura. Yo usura ibyo mwibanga bitazwi n'abantu, usura ibyamamaye bikagera mu misozi bene wabo bakabimenya. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo, ukora ikintu gishya kuko urabishoboye, urabishoboye. Imyaka ntuyitinya, ubutinde ntibugutera ubwoba, ayiwe ubukana ntubutinya, nibibose ntibitinya. Uri Imana ishobora byose, niryo zina ryawe warivugiye ngo nitwe Uwiteka Imana y'ibifite imibi, ngo mbese hari ikinanira. Turagushaka mwa, ni wowe dushaka, ni wowe twifuza. Ngwino tugirire neza, ngwino twiyereke, ngwino ukore ku maso yacu tukubone, ngwino ukore ku matwi yacu tukumve. Ijwi ryawe riruta amajwi yose, ijwi ryawe riruta amajwi meza, riruta amagambo meza y'abantu bazi kuvuga neza. Ijwi ryawe riruta indirimbo nziza zose zaririmbwe. Ijwi ryawe mwami w'abami. Sawuli yararyumvise aravuga ngo urinde mwami, amenya ko uri umwami kandi atarakuzi, yaraguhakanaga. Ijwi ryawe mwami w'abami,
ijwi ryawe, ijwi ryawe. Mose yahuye nawe mu gihe urucya ku muriro atarigeze kukumenya. Yo, ijwi ryawe, ijwi ryawe, ijwi ryawe rituma tukumenya. Ijwi ryawe, ijwi ryawe ridusanga kure hirya no hino. Ryasanze Aburahamu muri Uriya w'Abakaludaya. Ijwi ryawe rikurayo, ijwi ryawe rirahagurutsa, ijwi ryawe rirahembura, ijwi ryawe ritanga ibyiringiro. Ngwino uvugane natwe Mwami, ngwino dukoreho Papa. Cyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Yesu ni mwiza kandi ni ukwizerwa, amen. Haleluya. Murabizi bajyaga bamuha amazina menshi, Uwiteka Jehova bamuhaga amazina menshi bitewe n'ibihe babaga baciyemo. Haleluya. Bakamuha amazina. Izina mufitiye riba mu mutima wanjye riruta yandi, nuko ari ukwizerwa. Haleluya. Imana niyo kwizerwa, niyo kwizerwa. Uyitegereze, uyitegereze uko bisa nuko byitwa, uyitegereze ntibeshya. Haleluya. Niyo kwizerwa, ntabwo ihemuka, nta nubwo ibeshya. Amen. Reka tuganire ku magambo y'Imana nubwo nayo yari ayayo. Haleluya. Tuzamara iyi minsi tuganira ku mutwe uvuga ngo gukorera Imana mu gihe cyawe. Uhita ubyihindukiriza uvuga ngo gukorera Imana mu gihe cyanjye. Gukorera Imana mu gihe cyanjye, nawe ukavuga icyawe. Haleluya. Ntako bisa, ni umugisha gukorera Imana mu gihe cyacu. Ni ukuri muri Bibiliya huzemo abagabo umuntu asoma kumva aravuga ati ariko Mana, abantu tuzicarana nabo mu ijuru babaye intwari zo kwizera. Haleluya. Mu gitabo cy'Abaheburayo kuri cya gice kivuga intwari zo kwizera cya 11 hari abantu bavuga ngo abo ngo hari nabo bakereshaga inkezo. Urukezo murarwumva ko batema urubaho, bagatema urubaho bakinjira bakagera hepfo. Tekereza gukebeshwa urukezo, ndabyumva byinjira nko mu igufwa ukuntu bagakeba nk'akaguru kawe nk'urukezo. Ngo abo bantu bakabakeresha inkezo ariko ntibihakana umwami. Haleluya. Ngo abandi babajugunya mu myobo y'intare, bamwe bavamo ari bazima, burya hari nabo zariye. Iyo babyandika byose ntibyari kurangira. Haleluya. Bamwe bakira inkota, abandi bicwa nazo nkuko ba Stefano bapfuye. Abo bose n'abagabo bo kwizera, abo tuzi mu mazina nabo tutazi. Haleluya. Ariko iyi Imana iza gusanga aribo bakwiriye. Ba Daniel bari kuba bakiriho, ba Paulo bari kuba bakiriho, ba Petero bari guhabwa ubudapfa, na ba Yohana ntibapfe, tukaba tukibana. Haleluya. Tukajya tunyaruka tukagera i Yerusalemu kuko ntibari kubera hose icyarimwe. Tukabaza Petero ngo tubwire uko Yesu yabigenzaga, Yohana tubwire uko aryamye mu gituza cye, bikaturyohera. Ariko Imana yasanze wowe nanjye. Haleluya. Mu gihe cyacu tuzamenyana n'Imana yacu, tugakorera Imana yacu. Irabyemera barapfa bavaho, nawe nanjye tuzapfa tuveho. Ariko nifuza yuko twakorera Imana mu gihe cyacu. Haleluya. Natwe tukazasiga amakuru nk'ayo ngayo azakomeza abandi. Umuntu akavuga ngo hano hari hatuye umugore, wenda ntiyaratunze cyane, wenda ntiyarafite izina rizwi, ariko yakunze umwami. Turabibona. Abana na Yesu yizerwa, turabibona. Haleluya. Hano haciye umuhungu yiga muri kaminuza azana itandukaniro. Hano haciye umukobwa yiga muri segonderi ariko ntiyari ameze nk'abandi. Abajene, haleluya. Mukorera Imana mukiri bato. Uzukuntu umusimba hariya nkumva bagira ishyari. Dukorera Imana mu gihe cyacu kuko ntituzahoraho, nta nubwo tuzatura nk'imisozi. Ikindi turanasaza. Imyaka njya nyumva, ntangiye kujya nyumva ahantu mu mavi hehe, nkajya nyumva imyaka iraza. Ntituzahoraho. Yesu niba ataragaruka gutwara itorero, tuzapfa badushyingure, inyuma yacu haza abandi. Ariko korera Imana mu gihe cyawe. Haleluya. Ubu umumaro mu gihe cyawe, kandi amahirwe yo gukora ntabwo ahoraho. Ngo nidukore bikiri hehe? Ku manywa. Dore buri ijoro riba rikomanga rigenda kuza. Ijoro ni igihe umuntu atagishoboye gukora. Amen. Icyama muri iyi minsi ugahabwa imbaraga, ukamenya kuri mission, ugakorera Imana mu gihe cyawe. Ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 13 umurongo wa 36.
13:36 ngo kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye. Can you imagine? Ntabwo amaze gukora ibyo Dawidi yashatse na plani, nubwo ari byiza kuzigira, ni byiza kugira ingamba z'igihe kirekire n'iz'igihe kigufiya, rwose ababishoboye mujye mubikora, ni byiza. Haleluya. Ngo ariko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza, arabora. Wowe nanjye tuzagira gute? Twisige twinogereze, tuzagira gute? Ukuntu bibiha kubivuga kandi niko bizamera. Umurimo w'Imana ni uwuhe? Ubwo turimo twibaza ngo gukorera Imana mu gihe cyanjye, umurimo w'Imana ni uwuhe? Nyiri murimo yabivuze neza kuruta abandi bantu bose mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo 28 kugeza kuri 29. Abafite Bibiliya haleluya, abatazifite haleluya. Yohana 6:28 kugeza kuri 29. Ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Nagiye nawe bijya bikubana byinshi ukavuga uti ariko imirimo y'Imana ni yihe? Nkora yihe? Siranshaka ese ni mubihe? Ese ni mubihe? Ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Wumvaga ari ibintu byinshi binagoye haraho, bituma umuntu ava mu rugo, bituma umuntu areka kuba umumama, bituma umuntu areka kuba umugabo, bituma umuntu ata amashuri se. Bumvaga ari ibintu bimeze ukuntu. Ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Yesu ndamukunda n'ibisubizo bye. Haleluya. Hari igihe ugira ngo ntiyumvise ikibazo ariko abazi neza icyo avuga. Ngo arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Ubwo urumva ngo ari umurimo ra? Yesu tumuha icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Yesu arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Mwivunika mwibaza ibindi bintu hirya no hino, dore umurimo n'uyu, nuko mwizera uwo Imana yatumye, nuko mwizera Kristo, niwo murimo. Haleluya. Utundi twose n'utuntu turi aho ngaho, ariko umurimo nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Kumwizera niwo murimo. Ibindi byose bikorwa neza, bigakorwa igihe kirekire, bigakorwa ubikora aryohewe, afite amahoro menshi, adakora ngo pasiteri amurebe, adakora ngo hagire ikindi kintu icyo ari cyo cyose isi yamuha, byose bikomoka aha ngaha. Haleluya. Nuko mwizera uw'Imana yatumye, niwo murimo w'Imana. Imana yacu tugire neza. Icyambu kiyongera kumwizera uyu mugoroba. Haleluya. Ni akaga rero gakomeye gusa naho umuntu akora ndetse yanarushye ariko atarizeye Kristo. Ni akaga gakomeye gusa nkaho umuntu akora. Hari igihe twibaza ngo se ngo umuntu ngo yaba atamwizera se ngo kandi aririmba, yaba atamwizera se kandi abwiriza? Yego, yaba atamwizera kandi abwiriza. Yego, yaba atamwizera kandi akaririmba kandi agakora imirimo myiza, yewe agatanga n'ibye hafi ya byose. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Niki kitugaragariza ko twizera Kristo? N'uburyo tubayeho, n'uburyo tumwiha. Impamvu tugenda mu mamodoka tukayatega akatujyana nuko twizera yuko atari buroboke munsi. Murabyumva? Handi ngo haroboke ngwe hasi mu muhanda. Nuko nizera yuko vora cya kindi bafataho batwara kitari butandukane na hari imbere, nkumva biri bukomeze bifatanye. Imodoka hari ukuntu tuzizera, twizera ko umuntu wazikoze yashyizemo imbaraga n'ubwenge n'ubuhanga, agahuza ibyuma, hanyuma tukayizera tukayijyamo ikatujyana ikatugeza nk'ahangaye Nyamata. Ese wizera umwana w'Imana? Ese ayobora ubuzima bwawe bwose? Uzi ko ushobora kwizera ameza n'intebe kurusha uko wizera Yesu? Intebe nk'izi ntebe muzicaye use mubwira n'iki ko zitabagusha? Nuko tukeka ko zikomeye, twizera ko bazikoze mu giti gikomeye. Hari n'abandi bazicayeho mbere yacu, turazizeye ntizatugwisha. Umurimo w'Imana nuko twizera uw'Imana yatumye. Haleluya. Ushobora kuba warakijijwe, Imana ntihabwe icyubahiro, ariko uramwizeye? Uzi ko unanirwa kumwiyegamazaho nk'aho adafite imbaraga zigutangira, nk'aho adafite imbaraga zigufata? Uzi ko akubwira ibyo ashaka ugasanga ibyo ushaka bitanga inyungu bikanabanguka kuruta ibyo ashaka? Ubwo se ni ukumwizera?
nkavuga inti nimbigenza ntya nk'uko n'abandi babigenje, nk'uko muri Kigali babigenza, nk'uko n'abandi babigenza, ko ari byo bihesha ubuzima, ko ari byo bituma abantu babaho, nkumva nibyo biri mu bwenge. Hanyuma Yesu akambwira ngo nyizera mwana wanjye, kora ibyo gukiranuka, cya mu nzira iboneye, cya mu mucyo. Nabishyira ku munzani gasanga ngo ibizanjye nibyo bifite ubwenge. Ubwo se nukumwizera? Tumwizera mu magambo gake gake, ariko uko turushaho kumwizera bigaragazwa n'uburyo twirekurira muri we. Icyo yavuze nicyo dufata, icyo akunda nicyo dukunda. Oh haleluya! Ibyo ashaka nibyo twitoza kubamo, ahavuga ngo nitwerekere niho twitoza kwerekera. Ntabwo navuga ngo ndakwizera ariko nubwo urimo mbwira kujya iburyo, ariko njyewe ndagiye ibumoso, kumba n'iby'ibumoso ari byo bibanguka. Imana itugirire neza. Umurimo w'Imana si ukuririmba no kubwiriza, nuko twizera uw'Imana yatumye. Haleluya! Umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Yesu yarazanywe no kugaragaza Imana tutabonye, tutarebesheje amaso, tutanazanabona tukiri hano mu isi, ariko yaraje kuyigaragaza. Haleluya! Mutima wawe nutekane, wicare mu gitereko, witoze kwizera Kristo. Umenye ngo umurimo wa mbere ufite no kwizera Kristo. Igituma umuntu avuga ubutumwa ntacogore ni ukwizera Kristo. Akavuga ngo Kristo wankije bya byaha byinshi, afite imbaraga zo gukiza abandi. Kristo wampaye imbaraga agatuma mwizera, afite imbaraga zo gukiza abandi. Iyo kumwizera kwagabanutse uravuga uteko se umudabwiriza ndi barawari bangahe se, biragenda bitese, biragenda bitese. Tumeze nkaho Kristo wacu adafite imbaraga zikiza ibyaha. Niyo mpamvu dutinya kumuvuga muri iyi si yuzuye ibyaha, nkaho adafite imbaraga zo kubakiza. Ariko reka we nanjye twongere tumwizere. Niwo murimo nyamukuru, nuko twizera uw'Imana yatumye, ari we Kristo. Haleluya! Numwizera uzamusenga nkaho muri kumwe. Igituma dusenga ntibiryohe nuko dusenga Imana yakuri, kandi mu byo yaravuze ngo dore ndi kumwe namwe. Haleluya! Kuzagera ku iherezo ry'isi ari kumwe natwe. Aravuga ngo sinzabasiga mwenyine, nzaba ndi kumwe namwe, nzabohereza umufasha. Haleluya! Arongera avuga ngo umuntu nankunda, nzasaba njye na data tuzaziwe tugumane nawe. Ese urabyizeye? Kuki uba mu nzu yawe nk'ahadahari? Reka nongere babwire ko gukora icyaha ntabwo ari intege nke gusa, ahubwo ni no kutizera Imana. Ni nk'aho Imana yawe ari impumyi. Nk'uko udashobora gusambana hari umwana wawe mutoya w'imyaka 10, tekereza gusambana hari Imana. Imana ya benshi ni Imana ya kure, ntibona, ni impumyi, nta nubwo ihaba. Niyo mpamvu umuntu yatinyuka gukorera amahano mu cyumba cye, yatinyuka gukorera amahano muri business ze, yatinyuka gukorera amahano mu mibare aho arimo yandika. Umurimo w'Imana n'uyu, nuko twizera uw'Imana yatumye. Imana ya bugufi, Imana iri kumwe nanjye. Kumwizera bizakumara ibyaha, ariko bizakumara n'impagarara z'ubuzima. Nufata urugendo ubuzi neza kuri bugeri yujya, kuko ari muri ubwo bwato, ari kumwe nawe. Haleluya! Kandi igihe cyo gutaha nikigera hazaducyura. Yesu ashimwe. Ubwoba bwose bw'ubuzima dufite tubufite ko tutizera uw'Imana yatumye, cyangwa tumwizeraho gato. Imana itugirira ubuntu. Ndifuza kuvuga ku nkomoko y'ibyo dukora, kuko umutwe wacu uravuga ngo gukorera Imana mu gihe cyanjye, gukorera Imana mu gihe cyawe. Reka tuvuge ku nkomoko y'ibyo dukora. Birasiga ubushizi bw'amanga, birasiga ibyiringiro na insurance n'ibindi bifatika mu mutima wawe, biri butume ukubayeho uri buryoherwa mu rugendo. Haleluya! Inkomoko y'ibyo dukora ntabwo ari ibyo twihimbiye. Ntabwo umuntu yicara mu gitondo ngo rero ngewe nzaba umuhungu, nzaba umukobwa, nzaba ameze gutya na gutya. Bifite inkomoko. Haleluya! Reka tujye mu rwandiko rw'Abefeso igice cya 2 umurongo wa 10. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 10. Haleluya! Twahageze dusome Abefeso 2:10. Kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Iyi Bibiliya y'Ikinyarwanda ntiyabisobanuye neza cyane. Iyo bavuga ngo kuko turabo yaremye, ubundi ni nk'igihangano,
nk'aka gaseke ni igihangano. Nuvuga ngo wakabumbye yaravuze ngo kazagira iforme bitewe n'icyo bazakabikamo, agashyiraho ari amabara, avuga ngo urugara ruzamera gutya, umupfundikizo niba ariko yitwa uzamera gutya, arabigena. N'uwabumbye kano bihagazeho murabona ko yabikoze azi igipimo cy'agaseke kazicaramo, azi ingano neza, akabikora neza kandi akabikora kuko azi neza ko kazajya imbere y'abantu, akabikorana umutako, kandi uwo ni umuntu utanazi no kunoza. Haleluya. Wowe nanjye turi igihangano, igikorwa cy'ubugeni, igikorwa gikoranye ubuhanga Imana ya designinze kandi ikabikora hari imigoyambi runaka igendanye neza n'uwuriwe. Haleluya, haleluya. Bibiliya zimwe z'igifaransa ziravuga ngo car nous sommes son ouvrage, turi ibikorwa bye. Yaritonze aratubumbabumba, atubumbira impamvu runaka cyangwa handwork, turi umurimo w'intoki ze. Haleluya. Dufite uburyohe buke abenshi ngira ngo, cyangwa sabaki cyangwa bamwe, dufite uburyohe buke bw'uko turi n'ibyo tuzi gukora n'ingano yabyo, tukajya twumva rimwe na rimwe ntibihagije, ntibiboneye se yo ndeshya nkaba gutya nkavuga gutya nkavukira aha. Ariko reka mbabwire, uwatubumbye, haleluya, yatubumbye afite umugambi, kandi uwo mugambi we ugendanye neza n'imibumbikire yacu. Haleluya. Nta nubwo ari imibumbirwe y'inyuma gusa, namwe imbere. Ibyo nkunda si byo ukunda, biba bitandukanye. Ibyo witaho si byo nitaho. Ushobora guca ku kintu ntakibonye ariko we kikakubuza amahoro. Ibyo bintu byose Imana yabibumbye muri twebwe nkana kugira ngo bizasohoze umugambi we. Haleluya. Tukiri hano mu isi, inkomoko rero y'ibyo dukora, y'ibiturimo, y'ibizatuvukamo n'ibindi byinshi tuzakora hanyuma, ntabwo ari ibintu twihimbiye, nta nubwo ari papa na mama babishyizemo. Oya, no muremyi wacu. Haleluya. Turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ntarabaho, Imana yaravuze ngo hazavuka umwana w'umukobwa, azavukira kwa kanaka. Dore imirimo ngewe nyiteguye kera. Hanyuma rero nakizwa, kuko umuntu atakishijwe agenda kure y'imirimo yari yaragenewe. Haleluya. Dore imirimo nyitunganyije hakiri kare. Dore iyi niyo mirimo azagenderamo. Dore ubu nibwo buzima azacaha. Ibyo bintu bikwiye kutuzanira umutekano mu mutima. Haleluya. Kuko ntituri abantu baje kurorongotana mu isi, turi abantu Data yateguriye uko bazabaho naho bazaca. Haleluya. Ibi byagombye gusuka amahoro menshi mu mitima yacu no kunyurwa, kuko nta manuka iri mu biganza by'Imana. Nta manuka iri mu biganza by'Imana ngo kubumbe narangiza bimucike avuga ati warancitse we, turavukiye muri rugo atari rwo agomba kuvukiramo we. Oya, n'uwatewe inda yikiniraga, kuko hari abandi benshi baziterwa nako basambana ariko ntihavemo umwana. Ntabwo yacitse Imana ngo pafu. Byacitse ababyeyi, bicika umuhungu n'umukobwa, ariko ntibyacitse Imana. Haleluya, haleluya. Ese uranyemereye kuri igihangano mu maboko y'Imana? Niba umutatsi w'umuhanga ashobora gutaka agashyiraho utubara akabigena, wibaza ko Imana yakugeraho igasondeka? Nta bintu twihimbira, nta bintu wadukana. Naho wicaye uyu munsi Imana yari ihazi. Haleluya. Mana ishimwe. Yabwiye Yeremiya mu gice cya 1:5 nkuko akubwira nawe uyu mugoroba ngo nakumenye ntarakurema. Ariko Imana we nta nubwo yabanje kundema ngo ivuge ngo nagakobwa disigo kazaba ari inzobe ngo kazaba gafite amatwi. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho. Oh haleluya. Imana yakumenye itarakurema mu nda ya mama wawe, irangije gushyiriraho impamvu runaka. Imirimo dukora si yo twihimbira. Haleluya. Mana yacu ni nziza. Ngushyiriraho, yabwiraga Yeremiya, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Igushyiriraho kuba uriwe uyu munsi, uri mutegurwa kandi ukura, ufite n'ahandi ugana. Haleluya. Kuko ntituri biremwa bimeze nk'amabuye biguma hamwe. N'igiti baragitera barakivomerera amazi kigakura, bakima amazi kikuma.
ibibi bikuzengurutse, no kuvukira wenda ahantu hadakwiriye, no kubura amahirwe y'ubuzima, ni nk'iki giti kigaterwa kikabura amazi. Ariko ntibivuga ko umugambi nyiri kugitera yari afite kwari ugutaka urusengero, kwari gukura kikaba cyiza kigasa neza, ariko kigize ibyago gikurira ahantu batazi agaciro kacyo. Ibitwambura agaciro mu buzima bituma twibwira yuko Imana twebwe tadutekerejeho cyane, hari abandi bantu runaka yabifite ibyo yageneye. Umuntu ashobora guca ahantu hatariho, mu bantu batazi agaciro ke, kuko nabo batakamenye akabo, kuko batazi Imana yabo n'ibyo bafite ntibazi agaciro kabyo, hanyuma tukamera nk'igiti kitavomerewe, cyumagaye, cyabuze ifumbire, cyabuze, ariko kiracyari cya giti. Ntabwo ubwoko bw'uru rurabyo buhinduka ngo nuko cyabuze amazi gusa kiruma, ariko niba cyitwa simbizi, ntabwo nzi ko reka tukite iroza nubwo atari ryo. Niba cyitwa iroza kizakomeza ari iroza ryumye. Ntukangwe n'ibyumisha ubuzima. Haleluya. Ntukangwe nabyo, uzakomeza uri yambuta Imana yagennye. Reka duhese icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa. Imirimo n'ibyo tubabyo si ibyo duhimba. Dufite umugeni uruta abandi watubumbabumbye. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga inkomoko y'ibyo dukora. Yeremiya si we wigize umuhanuzi. Haleluya. Si wowe wigize ibyo urimo ukora. Nta nubwo ari ngombwa gusa nanjye, nta nubwo nanjye ari ngombwa ngo se nawe cyangwa nkore nk'ibyo ukora. Buri muntu afite akanya ke n'umwanya we, kandi Imana iryohewe nabyo kuko nibyo yabimushyizemo. Icyo akora akeneye kuvomererwa. Iyo tunyuranye n'ijambo ry'Imana, nasanze ijambo ry'Imana ry'iteka ryegura abantu. Mu isi hari amagambo acubiza, amanura, ntacyo uzaba cyo, n'iwanyu ntacyo bagezeho, ariko se nkaho uriga ngo ugire ute, dore uranashaje, dore nta bwenge, dore urareba imirari, dore ufite ibirenge bitambitse. Haleluya. Bya bintu byose, dore wavutse uri ikinyendaro, dore. Mu isi haba amagambo amanura. Yewe n'ibyo dushinzwe gukora, iyo tutabikoze neza nabyo ubwabyo biratumanura. Ariko nasanze ijambo ry'Imana niryo ryonyine rizamura, rikavuga ngo humura mwana wanjye, nubwo utabishoboye uyu munsi, ejo uzabishobora. Haleluya. Humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe. Ahari aho wasitaye, ariko ejo uzongera wigira imbere. Humura mwana wanjye, nakuremye nagutekerejeho. Waremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaza. Nturi impanuka. Nta kintu cyemesheje ubuzima bwanjye. Ubu ngenda nemye bikomeye. Kandi siko byahoze. Nta kintu cyemesheje ubuzima bwanjye nk'ijambo ry'Imana. Ntabwo wampfunyika ngo bizakunde, kandi ntabwo ari impamvu wenda z'igihagararo n'udufaranga duke tugenda tuza. Haleluya. Nuko namenye ko ndi umwana w'Imana. Ibi rero bibwirwa Yeremiya birakurubwirwa. Imana yakumenye itarakurema, kandi gushyiraho kuba hakazuzuzwaho utudomo runaka. Imana yatugire neza. Mwibuke ko itangiriro ryabyo nuko tumenya uwo yatumye. Haleluya. Abizera Kristo turi abantu badasanzwe. Mu isi tumeze nk'abasanzwe, ariko turi abantu budasanzwe. Dufite mission. We have a mission. Ntabwo turi mu butembere, turi abantu badasanzwe. Imana yifuza gukoresha ibidasanzwe. Haleluya. Yesu yaravuze muri Yohana 17:18, muri izindi ryasengesho rya gitambyi abasoma Bibiliya, ngo uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye. Yari arimo avugana na data, ni nka raporo ya nyuma. Ni isengesho rirerire adusengera, asengera abigishwa be, ariko ndagira ngo wumve aka karongo konyine ka 18. Uko wantumye mu isi, niko yabavuga ati papa, uko wowe wantumye mu isi, same mission, ya mission wampaye, bya bindi wansabye gukora, bwa bushobozi wanyoherejanyije, za mbaraga wampaye, uko wantumye mu isi. Data, uko wantumye mu isi niko nabo nabatumye mu isi. Haleluya. Uko data yatumye Kristo, niko na Kristo yadutumye mu isi. Dufite mission, ntituri inzererezi ku isi. Iyo umuntu amaze kuza muri Kristo Yesu, iyo umuntu amaze gukizwa, iminsi yo kurorongatana ibirangiye.
Haleluya. Abatangiye ubuzima bufite intego, abatangiye mission, abatangiye umurimo hano ku isi. Data uko wantumye mu isi niko nanjye nabatumye. Turi intumwa za Kristo mu isi. Haleluya. Mbega agaciro dufite, ntukajye ubyibagirwa. Umuntu uri mu butumwa bwa leta n'urugero ntabwo agenda nk'umuntu witembereye. Umuntu uri mu butumwa bwa UN, tuvuge nk'abasirikare bacu bajya mu butumwa bwa UN, ntabwo agenda nk'umuntu ugiye muri tourisme. Siko bimeze? Haleluya. Umuntu uri muri mission hari ukuntu abamo serious, kuko hari ikintu bamubwiye agomba gusohoza, kandi bifite manda cyangwa bifite igihe bitangirira bikagera n'igihe birangirira. Yemwe abari muri Kristo Yesu. Haleluya. Ku isi dushobora gutembera tukaryoshya nk'abandi, ariko reka mwandikishe mu mutima wawe ko tutari mu butembere. Haleluya. Dufite mission, ifite uko yaje, ifite izarangirira. Haleluya. Ifite n'imbaraga tumanukana nazo. Abandi bari muri mission, abasirikare ba UN cyangwa abandi, hari ukuntu batavogerwa kubera umwambaro bambaye, kubera ubutumwa bafite, babatandukanya n'abandi bantu bigendera mu muhanda. Ikibabaje nuko abera benshi batabimenye. Ntago tuzi ko turi muri mission. Tumeze nk'abatembera tu ibyutse bita kurimo ugenda ukuba inkweto, buke buke utazamura ikirenge. Wabyuka neza ukaza mu nzu y'Imana. Wabyuka neza ukabwira abantu iby'agakiza. Wabyuka nawe ukabivamo. Wabyuka nawe ukabatuka, kandi ari wowe igikoresha Imana izakoresha kugira ngo bakizwe. Wabyuka nawe ugakora nk'ibyo bene wanyu mu muryango bakora, kandi ari wowe wari kuzunga imiryango. Nta kaga nko kuyoberwa mission. Imana yatugarukaho uyu mugoroba. Uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye. Igihe kimwe Pawulo yaravuze ngo ntawaba mu gisirikare, ntawakwiyandikisha mu busirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo. Kuva twakizwa hari mission yaje mu buzima bwacu. Icyakubwira uburyo Yesu agutegereje, icyakubwira uburyo umaze gukizwa amaso y'Imana aguhoraho kugira ngo arebe niba ukanguka ugasohoza icyo Imana yakuremeye. Haleluya. Kubera kutabimenya, rimwe na rimwe dushimagiza abantu bamwe bamenyeho gatoya, barimo kugakoresha tukabona ni ibitangaza. Ikindi kubera kutabimenya, imirimo imwe tugira ngo nifite agaciro mu bwami bw'Imana. Haleluya. Hari abantu babana n'Imana mu ibanga. Muri buku umusaza Simeoni wo muri ubutumwa bwiza mwanditswe no ku gice cya 2, ndetse na wa mupfakazi witwa Hana. Upfaka yari mutoya ngo amaranye n'umugabo w'imyaka 7 gusa, yarashaje ageze mu myaka 80 na. Bombi abo basaza, umusaza n'umukecuru, bari bategereje kuzaza kwa Masiya. Muri Isiraheli itacyumva ijwi ry'Imana, ariko umusaza ntiyapfa, abwira Imana, Mana uzandinde unyongere imyaka yo kubaho kugeza igihe nzabonera agakiza ka Isiraheli, nzabonera agakiza ka bene wacu. Simeoni nta title yari afite, na Hana ntayo yigeze, ariko yari afitanye n'Imana ibanga. Buri ikintu kidukomeza mu muntu wacu wamwe imbere, ikintu cy'agaciro nicyo navuganye n'Imana, n'icyo Imana yandemeye. Ntabwo ari ukumenyekana cyangwa kutamenyekana, kuko ushobora kumenyekanira ahantu hatariho. Haleluya. Umukecuru ngo araza nawe avuga ibyo. Simeoni aramubona mukikiye, aravuga ngo noneho data urasezerera umugaragu wawe, kuko amaso yanjye abonye agakiza ka Isiraheli. Ngo umukecuru nawe arahinguka araza avuga ibyo. Mu isinagogi itaheruka ijwi ry'Imana, mu bigisha b'amategeko batazi iby'uwo mwana, ariko hari abantu baziranye n'Imana yabo. Iteka Imana igira abantu mu bihe byose. Haleluya. Hari igihe tugira ubwoba bw'ibyaha kuko biraba byinshi, ukavuga uti aba bana noneho bazakurira he? Ese abana bazavuka bazakurira he? Ese bizagenda gute? Ariko nasanze Imana itagibura abantu muri generation yose. Haleluya. Nubwo abanyarwanda bose bashaka kuvuga ngo umva tubaye ubutinganye nibwo bwinjiza, nagira ngo ubwire ko muri generation batazabura bubaha Imana. Abandi bavuga ngo tugiye kurya ruswa, tugiye gukora amanyanga kuko dore amazu y'abandi dore yazamutse. Ariko ninde waduhaye gusiganwa yemwe?
mwarakoze kandi gukora umurimo mwiza mu rusengero. Haleluya. Nta siganwa turimo, ariko bitwara umutima bikawuyobya. Haleluya. Cyangwa ukamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ukamenya kuri igikoresho mu biganza by'Imana, ukamwiha wese, ntacyo usize. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ufite mission idasa n'iyundi. Tindana n'uwaguhaye ubutumwa, wumva icyo avuga, ugira umwanya wo kumugisha inama no kumuyoboza. Bariya basirikare kandi ngene batangaho urugero, iyo benda kujya muri mission barabanza bakajya mu kigo kimwe mu bigo by'ibintangaha, ntabwo nibuka aho bajya ariko harahari, bakajyayo bakamara imbeyisi bitoza, babaha briefing, bababwira amakuru y'urugendo. Mujya mubona kuri televiziyo benda kugenda bahagaze kwa kundi bahagarara neza imbere y'indege, hari umuntu uvugana nabo ababwira amakuru y'urugendo, ababwira ibyo basabwa gukora ubwo basabwa kwitwara. Haleluya. Ngewe nawe dufite mission ku isi. Haleluya. Dukwiriye kuvugana n'uwayiduhaye kugira ngo umunsi ku munsi atubwire ibyo dushakaho n'ibyo twifuzaho, kandi aduhe na provision, aduhe ibisabwa. Ndahamya ko bari abasirikare batigurira uniform, batigurira ibikoresho bajyana, kuko hari igihugu cyabohereje kibitaho. Haleluya. Data arakwifuza kugira ngo umuhindukirire, aguhe provision, aguhe ibisabwa, ibisabwa byo mu mwuka, ibisabwa by'ibifatika, kugira ngo urangize mission yawe ku isi. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ntituri abantu batembera, turi ibikoresho. Amen. Ntabwo turi mu butembere, dufite impamvu yacu yo kubaho. Haleluya. Turimo turavuga gukorera Imana mu gihe cyanjye. Ndifuza ko wabanza ukamenya ko hari umurimo muri bwo buzima bwawe, kandi ndifuza ko wamenya ko atari ibintu wihimbira, kuko hari igihe Satani atwegera cyangwa n'abandi bantu bakaba batari kurakabya, uzi kwishyira hejuru, cyangwa ibitekerezo byawe ubwawe. Amen. Iyo mpagaze imbere y'abantu njya asa nk'umuntu utinyukamo, ariko buri gikorwa cyose, yewe kandi biba kenshi, reka nihane buri gikorwa cyose gishya, ayiwe data we, Imana isabye gukora, ntanze nkavuga ariko Mana, ubu Mana ntibazavuga ko ari ukwishyira hejuru, ese ubu Mana ntibazavuga ko ari ukwirata, ese ubu Mana ariko Mana, ariko Mana ubu se koko kandi, ariko se Mana ubu nta wundi muntu wabibwira, ariko se Mana ubu ndiko bahari ko barimo babikora. Yewe ko tuburana n'Imana mw'abantu mwe. Bukeye Imana imbwira ikintu cyiza, kinyigisha, ndagifata ndakimenya. Irambwira ngo Rutanse we, nta kintu na kimwe cyiza cyakiza ubugingo bw'abantu kiva mu bitekerezo byawe. Kuko nagira ngo nkavuga ariko si ubusinge wabyibwiye, si umbwirwa n'iki ko atari wabyibwiye, subu. Imana iranyibwira ati Rutanse, nta kintu cyiza gifite umumaro ubugingo bw'abantu, gikiza abantu, kiva muri wowe, si ibyawe. Oh haleluya. Ndavuga ngo ndumva ashubijwe imbaraga, ndumva agize ubushizi bw'amanga. Ibyo uzambwira byose n'ubwenge butarabyumva ko ari igihe butinda kumva, ariko bipfa kuba umutima wabyumvise, nzagukurikira. Haleluya. Ubwenge rero ntibukagushuke, za logique ngo zigushuke, ngo uvuga ngo ariko si ugukabya, ariko se ko abandi batazindutse, ariko buse n'ingihe uhora uzinduka, ariko se ubundi ko badafite iryo shyaka, abandi n'abandi, buri muntu agira igihe cye. Haguruka kuko wabyumvise mu mutima wawe, ukora icyo Imana ishyira mu mutima wawe. Haleluya. Ikintu cyose Imana iguha gukunda no kwitaho, iba yifuza kugira icyo ibikoranaho nawe. Kano gaseke gashobora guhirima, ntagire umuntu n'umwe ubimenya cyangwa ubibona, ariko wowe bikakubuza amahoro, kuki katari mu mwanya wacyo, kuki burya ni ibyawe. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, yo yateguye kera. Ufite tuza mu muhanda wamaze gutegurwa kugira ngo twebwe tuyigenderemo. Yayiteguye kera, iravuga ngo azamara imyaka wenda 80 cyangwa 70. Wowe icyo ukora ni ukwemera ijwi rye, kuba mu ijambo rye kugira ngo bimenye, ubundi ukagenda mu muhanda wamaze guharurwa. Ese bivuga ko umuhanda utazabamwe intambara? Uzabamwe intambara, ariko kuba wagira intambara uri kumwe n'uwaguhaye mission, reka nkubwire ko ari uzazirwana. Haleluya. Yesu abwira Sawuli, yaramubwiye ngo Sawuli undenganyiriza iki? Ese yarerenganyije Yesu? Yari yarenganyijwe abigishwa, yari yatoteje abizera. Nta Yesu wari uhari ngo Sawuli nako amutera amabuye cyangwa mwice cyangwa mukurubane nk'uko yarimo kubikora, ariko Yesu abifata personal, aramubwira ngo Sawuli, Sawuli undenganyiriza iki?
nimuze dukorera Imana. Haleluya. Koresha amagara mazima Imana yaguhaye, koresha amafaranga ufite, koresha impano zawe, koresha umwanya wawe, kuko n'umwanya munini ntago abantu bawuhorana. Ejo Imana izagukingurira indi miryango ituma uba busy kurushaho. Koresha umwanya wawe, ukoreshe nk'igishoro mu bwami bw'Imana. Mbega kumara iminsi uryamye kandi uri umushomeri, kandi wenda hari ab'ingenzi basenga, kandi hari amateraniro ya nijoro. Koresha umwanya wawe nk'igishoro mu bwami bw'Imana. Haleluya. Intambara uzahura nazo, ariko Yesu niwe uzadiringa nazo. Uko yabwiye Sawuli ati, Sawuli undenganyiriza iki? Sawuli agahita avuga, turinde mwa. Abigishwa bibereye iyo bihisha bafite ubwoba, Yesu abirimo. Haleluya. Ntabwo yigeze atwohereza ngo tugende twenyine, ari kumwe natwe. Nifuza ko umutima wawe wanyurwa, wakongera ugakunda, ukaryoherwa no gukorera Imana wese, n'ibyawe, n'imbaraga zawe, n'amahoro Imana iguhaye, n'ibyigukikije byose. Wikoresha kamwe n'agahande kamwe, kandi yaraguhaye byinshi. Abantu benshi bari mu bwami bw'Imana bakoresheje ukuboko kumwe, kandi n'uko kuboko nyamara gufite imbaraga, burya nako wagukoresha, kuko ubu bwami bukeneye abantu, kandi iyi misiyo irihutirwa. Haleluya. Reka mvuge ku rugero rwa Pawulo, hanyuma dusenge. Mu Byakozwe n'Intumwa 9:15, uyu n'umugabo Ananiya wari wagize ubwoba bwo kujya gusengera Pawulo, kuko yari amuzi atoteza itorero. Arimo yibaza, ndamuhingukaho gute? Hanyuma Yesu aramubwira ngo umwami aramusubiza ati, genda, kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije, ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisiraheli. Genda, kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranyirije. Byakozwe n'Intumwa 9:15. Genda, witinya, ni igikoreshwa nitoranyirije. Kumbi Pawulo aracyatoteza, ariko ari igikoresho Imana yatoranyije. Kumbi Pawulo aracyari kure atarabimenya, ariko ni igikoresho Imana yatoranyije. Haleluya. Ndifuza ko dusenga, dusaba ko amaso yacu yafunguka, kugira ngo tumenye imigambi y'Imana ku buzima bwacu. Gukorera Imana mu gihe cyanjye. Yesu uri igikoresho cy'ubuhe bwoko? Hari abera benshi yumva bihagije, akaba azi ko ni umugore wa kanaka, cyangwa ni umugabo wa kanaka, cyangwa ni umwana wa kanaka, akumva birahagije. Ni koko dufite inkomoko mu mubiri, dufitanye n'amasano mu mubiri, abo tuvukana n'abo twashakanye, ariko mwibuke ko turi abana b'Imana, twavutse mu buryo bwo mu mwuka. Nubwo mfite umurimo wo kubera umugabo wanjye umugore, ariko umurimo wanjye ntugarukira aho ngaho. Nubwo ufite umurimo wo kuba umugore w'umugabo wawe, cyangwa mama w'abana bawe, cyangwa umwana mu rugo, iyo ni isano yo mu mubiri. Yikore, uyinoze, uhagarare mu nshingano. Ariko wibuka ko dufite urundi rugo, dufite undi muryango, dufite ahandi hantu twavutse, kandi baduhaye misiyo itaboneshwa amaso, misiyo rimwe na rimwe idakomerwa amashyi n'isi, misiyo rimwe na rimwe itagira ibihembo byo mu isi, misiyo ukwezi kudashira ngo baguhe amafaranga, ariko misiyo y'icyubahiro cyinshi, kuko ibyo ikora byo ntabwo bizashira, nibihoraho iteka ryose. Urimo urakora iki mu rugo rwa papa? Umurimo udashira urimo ugira mu ruhare n'uwuhe? Umurimo utazashira. Urimo urakora iki ku bugingo bw'abantu? Amafaranga yawe akora iki ku bugingo bw'abantu? Impano zawe zikora iki ku bugingo bw'abantu? Ese kuzitanga zigakora ukaba urimo kuzikoresha? Ese wumva ari aho honyine wagarukira? Ese ntuzi ko hari n'ibindi biri muri wowe? Ufata umwanya witekerezeho. Wibuka kuri ikibumbano Imana ya designing with purpose, ifite impamvu, ifite umugambi.
igashyiramo ubu bwenge nge ntibume wowe ikabuguha, igashyiramo ubwo buhanga nge nkaba nabufite wowe bufite, igashyiramo ubu bushishozi wenda ngewe nkabugira wowe ntubugire. Hari ibintu runaka yakurunzemo kandi byose byagenewe gukora bikorera ubwami butazahanguka. Isi iradukipinga busy, ni byiza dukwiriye gukora tukagira amafaranga, ariko reka mbabwire inshuti z'Imana, abana b'ubwami amafaranga yabo agira umumaro mu bwami. Ntago yubaka amazu gusa agira umumaro mu bwami, impano zabo zigira umumaro mu bwami, umwanya wabo aya masaha tunganya 28 agira umumaro mu bwami. Daniel yari ari muri office ikomeye y'icyubahiro, yari uwa kabiri ku mwami w'intara zirenga 120, ibihugu binini byari bifite civilisation ya mbere mu isi, byari bikomeye, ariko yarazi uwamushyize, yarazi uwamujyanye muri iyo misiyo. Ntiyaburiye Imana umwanya mu cyubahiro cye. Batanze itegeko ryo kudasenga, Bibiliya iratubwira ngo yakomeje gusenga 3 ku munsi nkuko yari asanzwe asenga. Umugabo w'umunyacyubahiro ufite Imana umwanya. Muzabirebe twagushije ishyano, uko icyubahiro kizamuka niko abantu baburira Imana umwanya. Imana tugirira ubuntu, uwaduhaye buri kimwe cyose dufite, uko tuzamuka mu byo aduha niko tumuburira umwanya. Niko dusanga ari ibintu biciriritse by'abantu batize cyangwa abasore bakiri batoya. Reka duhaguruke dusenge. Imana ishimwe ko ari intambwe twateye tukaba turi mu nzu y'Imana, ariko abera benshi n'abicaye kuruta abahagaze, abera benshi n'abicaye kuruta abari mu murimo. Ikimwaro kiri ku itorero ry'Imana mu gihugu cy'u Rwanda suko tubuza abanyabwenge mu itorero, nuko dufite abanyabwenge bacecetse. Suko tubuza abanyamafaranga mu itorero, nuko hari abanyamafaranga bahisemo kutayakoresha mu bwami bw'Imana. Suko tubuza abantu yewe bize bamenya no kuvuga Bibiliya, ariko babireba bagasanga biraciriritse, tukabivugana ubuswa bwacu, tukabivuga nabi, itorero ry'Imana rikagibwaho n'umugayo. Gukora iyi mirimo dukora yitwa full time, nubwo twese tutayihamagarirwa, ariko irasuzuguritse. Umuntu ashobora kubwira ati ariko se wabuze ikindi kintu, nako baranabitubwira, uretse kwenda iyo umuntu abimazemo iminsi abantu bageraho bakakumenyera gutyo. Ariko umuntu arakwicaza akavuga ati wabuze ikindi kintu ukora. Nabuze ikindi kintu nkora, nkorera umwami w'abami, ushobora byose, utegeka byose. Suko buri cyo umuntu akora nuko ahamagara, arahagurutsa, arahamagara. Ntago tubihimba nitubirota, ntago umuntu yicara ngo agambire ngo ngewe nzaba pasteur. Iyo umuntu yabigambiriye biba biri ikinyoma, biba bitari mukuri, ariko ararembuza agahamagara. Mukingurira umutima wawe cyane, agukoresha uko ashaka. Imana ishimwe ko ari byo mukoranye, Imana ishimwe ko ari aho gukoresheje, ariko iki ni igihe cyawe, kandi iki gihe cyawe ntikizahoraho. Imyaka iragenda, isi irahinduka. Fata kuri Yesu cyane, umenye amakuru y'ugwa misiyo. Ese yakorana gute n'abantu muri uyu mwaka usurya? Ese yakorana gute n'abantu muri iki gihugu gisa gite? Ese ko ibyaha bigwiriye? Ese ko ubuzima busa nk'ubugoye? Umuntu akorera Imana ate mu buzima bugoye? Umuntu akomeza gukiranuka gute mu isi idakiranuka? Ni gute umuntu adasindishwa n'amashyi y'abantu? Ni gute umuntu adasindishwa n'ibinezeza by'iyi si? Ni gute umuntu atagurwa, umuntu ntamugure? Kuko Satani aba ahari kugira ngo agure impano zawe. Ukingurira umutima wawe, ukingurira umutima wawe, mubwire ngo iki ni igihe cyanjye, mubwire icyo nyifuzaho. Iki ni igihe cyanjye, unyigishe kukwizera, kuko baramubajije ngo dukore dute kugira ngo dukore imirimo y'Imana. Aravuga ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Ubwoba bw'ubuzima bujya butuma tutirekurira mu mirimo y'Imana. Ubwoba bw'ubuzima butuma tutemera iby'Imana yatubwiye gukora, tukavuga ngo abantu nibataboneka se, nibataza se, nibatatwemera se. Umurimo w'Imana nguyu nuko wizera uw'Imana yatumye. Uko wizera Kristo uzagira imbaraga zo kuvuga ubutumwa bwiza. Uko wizera Kristo ntuzananirwa gukoresha ibyawe. Uko wizera Kristo ntuzamuburira umwanya. Uko wizera Kristo
ntabwo uzaba muri uyu murimo kuko wabuze ukugira, uzawubamo kuko wabihisemo, kuko ubinezerewe, kuko uzi ingororano zabyo, kuko uzi ibyo ubikiwe mu ijuru, kuko uzi uwaguhamagayemo, kuko uzi uwagutumye n'uwagutoranyije. Ishimire kuri umwana w'Imana, ishimire ko uko data yatumye Kristo ariko nawe watumwe, niko Kristo yagutumye. Mu gipimo kimwe uri intumwa ya Kristo mu isi. Ese uritwara nk'intumwa ya Kristo mu isi? Imibereho yawe imeze nk'intumwa ya Kristo mu isi? Ese uryohewe no kuri mu butumwa bw'umwami udapfa udasaza? Nasanze intumwa z'abaperezida zinjira zemye, intumwa z'ibihugu zaje guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda ziza zemye, zambaye neza, zije guhagararira ibihugu bishobora kumirwa na za tsunami, ibihugu bishobora gutwarwa n'imyuzure, ibihugu bishobora gutwarwa n'imitingito, ariko intumwa y'igihugu ikaza yemye. Ariko twebwe intumwa z'ubwami budahanguka tukagenda tubebera, rimwe na rimwe bagera n'ahantu basirimutse cyane bakurusha n'amafaranga, ugatinya no kuvuga kuri umwana w'Imana, ukaba uhari wenyine ukijijwe mu muryango w'iwanyu, ariko ugatinya gusenga kuko abize cyane bahari, n'abafite amafaranga kukurusha ndetse bajya banagutunga kuko bahari, ukabebera. Uri intumwa y'ijuru. Utwigisha ibyawe Mwami, utubwire icyo twifuzaho, udusobanurire imigambi yawe. Turi ikibumbano cyawe, turi igihangano cyawe, nta muntu w'Imana uri muri twebwe. Reka musaba gusobanurire ibyo wanga biri ku buzima bwawe, umusobanurire icyo azabikoresha n'umugambi, umusobanuza umugambi wabyo. Byose bifite impamvu kandi y'icyubahiro kandi nziza. Reka tuzamura amajwi yacu dusenge. Reka sabe pastor dusengere. Tuguhaye icyubahiro Yesu, duciye bugufi imbere ya